ni kuri ukunda ubwenge TV ngo byose abari kuri telefone n'abari nubwo waba. Don't waste my time, little boy. You're too young. impamvu Imana ikinguriye agasuzuguro ka bene so ngo kakugireho yewe ndetse kabe katuma wimuka naho utuye, kabe katuma uba wenyine nyamwigendaho ntayo wagize icyo ukorera ahubwo ari kukunena no kugusuzugura. Nuko kugira ngo ubone ubundi buryo bwiza bwo kurwana urugamba uzagere ku ntsinzi batazamenya aho yaturutse, naho izindi zose wagiye ugeraho baza aho zaturutse. Amahoro y'Imana nabe kuri mwe mwese abari mu gihugu cy'u Rwanda cyacu cyiza ndetse ku mbibi za hafi n'izakure. Ubwo mwese turabasuhuje tubashimira ko mutukurikira, ariko kandi tunabakira mu mwanya w'ijambo ry'Imana tugiye kwinjiramo. turi buze kwibanda cyane ku gitabo cya mbere cya Samuel ibice 16:7 kugeza 13. Umutwe w'amagambo nahaye iki cyigisho intsinzi dukura mu gusuzugurwa, niwo mutwe nahaye iki cyigisho. Nibigukundira ntujye kure, ukurikire iki cyigisho mu by'ukuri gitangire unagisoze, uraza kunguka, niko mbitekereza. Reka rero tubanze dushime Imana, nitumara gushima Imana dusome ijambo ry'Imana ubundi tuganire. Imana nziza, Imana idukunda, Imana ikomeye, Imana yaremye ijuru n'isi, turagushimiye. Utubabarire ibyaha n'ibicumuro maze tugirire umugisha imbere yawe mu mwanya w'ijambo ryawe. Turagushimiye ko wumva gusanga kandi kubana natwe, dusenze gutyo tukwiringiye mu izina rya Kristo Yesu urakoze icyubahiro. Amen. Abamaze gufata Bibiliya zanyu, reka dusome Samuel wa mbere ibice 16:7. Bibiliya iravuga ngo, ariko Uwiteka abwira Samuel ati, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. 8. Yesayi aherako ahamagara Abinadabu amumurikira Samuel. Samuel aravuga ati, uyu nawe siwe Uwiteka yatoranije. 9. Yesayi ariyongeza amurika Shama, nabwo Samuel aravuga ati, uyu nawe siwe Uwiteka yamugaye. 10. Nuko Yesayi amurikira Samuel abahungu be 7. Maze Samuel abwira Yesayi ati, aba sibo Uwiteka yatoranije. 11. Samuel abaza Yesayi ati, abana bawe bose naba? Aramusubiza ati, hasigaye umuhererezi, ariko aragira intama. Samuel abwira Yesayi ati, mutumire bamuzane, kuko tutari bujye kurya ataraza. 12. Nuko aramutumira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uranga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati, haguruka umusukeho amavuta, niwe uwo. Imana idufasha cyane. Nanga nifuje guhera ngewe nitwa Ndoramaherezo Emmanuel. Impamvu nababwiye yuko mu gusuzugurwa dukuramo intsinzi tutari bubonera ahandi, uraza kuntega amatwi cyane, kuko abantu benshi bakunda kunyura mu rugamba rwo kugera ku butsinzi ariko barasuzuguwe, bararebwe nabi, ntacyo bakoze, baravuzwe nabi, ntayo bavuze nabi, bagateshwa agaciro nta n'impamvu yindi biturutse mu kubasuzugura. Nukurikira neza, abahanga bavuga yuko Dawidi uyu nguyu ashoboka kuba ataravukanaga n'abari abahungu 7 bose ba Yesayi. Iyo usomye n'ubundi muri iki gitabo cya Samuel wa mbere, hari ibishobora kuba byaca amarenga ko iby'abafilozofi bakeka bishoboka kuba ari ukuri. Abahanga bavuga yuko uyu Dawidi ashoboka kuba yaravukaga ku wundi mugore utari wabyaraga
bano ba Eliyabu na ba Shama uko bari barindwi nk'uko Bibiliya yabavuze. Bibiliya niyo mvu kundi ivuga mu bice bya Samuel wa mbere bice 17 umurongo wa 28 haratuma usa n'ugira amakenga kuri ibi bintu bivugwa. Bibiliya ikavuga ngo maze Eliyabu mukuru we w'imfura ya se yumvise Dawidi avugana n'abo bantu, uburakari buramuzabiranya, aramusubiza ati wazanywe n'iki? Nashakaga kubabwirira ijambo rivuga ngo maze Eliyabu mukuru we w'imfura ya se. Ahantu namutagagamo nasoma gusobanura ko yari imfura ya se, bisobanura ko batavukanaga kuri nyina. Bikumvishe neza ko amateka avuga kuri ba mukase b'abantu nubwo atari bose, ariko aya mateka ashobora kuba yaratangiye kera. Abana bose bishyuriwe amashuri, bamwe baba bakomando, baba bagaba b'ingabo, bigishwa amashuri meza ya gisirikare ndetse n'izindi fakulite. Abana baba bahanga kugeza ubwo bamwe barabaga bab'ingabo za Sawuli. Niko Bibiliya ivuga, kuko Dawidi yabasanze ku rugamba atangira kubabwira ko uwo Mufilisiti utarakebwe we yamwica, ngo bamusubizanye uburakari cyane ngo mukuru we w'imfura ya se. Bibiliya igaragaza neza ko batanejejwe n'amagambo Dawidi avuze, ariko burya uburyo cy'umuntu akurwara inzika y'agasuzuguro ukavuga we yarakurwaye. Ahangaha rero Dawidi ntabwo yigeze anezeza imitima ya bene wabo bavukanaga. Nusoma ku mirongo hepfo Dawidi yaramubwiye ngo aho nta yindi mpamvu ibyihishe inyuma, ese nkoze iki? Ngahita mutera umugongo. Nubona rero abantu bagusuzugura, ukabona abantu bagukuba na zeru, uzabatera umugongo. Mu ntekerezo zawe uzabatera umugongo. Mu ngingo ya mbere Dawidi yakoze yo kunesha ibitekerezo by'agasuzuguro bituruka kuri bene se, nuko yabateye umugongo. Kandi akimara kwimikishwa amavuta ngo umwuka w'Uwiteka yise katangira kumuzaho cyane. Kumushyira mu ishyamba ngo agende ajye kuragira, navuga ngo ni umwana bitaga w'ikinyendaro, bamujyana mu ishyamba. Kandi nawe ntabwo wabyiyumvisha ukuntu umwana w'ikinyendaro ajya gutegeka. Biragoye cyane kwiyumvisha ukuntu umwana w'ikinyendaro yafata ubwami akayobora, ndetse ubwami bwe bugakundwa, ndetse akaba umuhanga, ndetse bikanamenyekana amahanga yose, akamuhururira akanamutangarira. Ibyo ntibishobora kunezeza abakeba. Abakeba birumvikana, ni ijambo ryumvikana, ni umuntu mushobora kuba mwasa n'abahuje inyungu cyangwa muhurira ku nyungu z'ikintu kimwe, ariko ukamurusha ubutoni, niko nabyita. Rero Dawidi ntabwo yegeze anezeza bagenzi be bavukana ndetse n'abandi b'inshuti z'abakuru be. Yabaga mu ishyamba, ariho bamwohereje. Bisanzwe bizwi ko umubyeyi ugeze mu bana runaka, cyangwa se umubyeyi bazanye umwana mu maboko ye atareba umubyaye w'umugore, abenshi bakunda kuvuga ko uwo mwana bahuye n'akaga gakomeye. Ashobora kutiga, uwo mwana ashobora kutambara neza, ashobora no kutagira amahirwe yo kwisanga mu bandi, kuko imirimo y'imvune niwe bayoherezamo, imirimo itesheje agaciro niwe bayoherezamo, imirimo itamugaragaza hafi y'umuryango niwe bayoherezamo. Ntabwo mukasa bashaka ko uwo mwana amenyana n'abashyitsi, ntabashaka ko uwo mwana yisanzura. Donc ashaka uburyo bwose buri tekinike buzatuma wa mwana bigicibwa. Nuko Dawidi byamugendekeye. Kwiga ntibishoboka, kuba ahantu heza ntibishoboka, bamwohereza mu ntama. Icyo gihe rero mu by'ukuri yahuye n'urugamba rukomeye, ariko bundi buryo bwiza bwo kwiga kurwana. Nubona utawe n'abo muvukana, ugatabwa n'abo inshuti zawe, n'abo mubana muri sosiyete, buzaba ari uburyo bwiza Imana iguhaye bwo kwiga gukomera, bwo kwiga kuba umuntu ukomeye. Kandi kwiga kuba umuntu ukomeye ntabwo bazabirwanya, kuko ntibazabaza aho wabyigiye. Nubona bene so baguteragana,
ukabona bene so baguciriye ku gasozi ka wenyine. Buri umuntu ashobora kuba muri bene se mu buryo bumwe cyangwa ubundi bakamucira ku gasozi ka wenyine mu ntekerezo zabo, ukajya ugenda muri bene se ariko bakubona nk'utagira ubwenge. Icyo gihe ni uburyo bwiza Imana izabiguhaye bwo gutabarukana intsinzi muri rya shyamba bakujugunyemo mu mitekerereze yabo. Ungurikiye neza cyane, intego nahaye iki cyigisho iravuga ngo intsinzi ituruka mu gusuzugurwa. Dawidi rero agasuzuguro kahereye muri bene se, ntekereza yuko bamwohereje mu ishyamba. Bene se bumvaga nyine atanabaho, yabasanze ku rugamba bagemuriye, yarabagemuriye agiye kubasura, ariko ababajije impamvu Umufilisitiya basuzugura bamusubizanya amagambo y'ubwishongozi cyane. Barabaga b'ingabo, ari abajenerali bakomeye, urumva bamurebye n'inkoni mu ntama, anuka ubutamatama, anuka amase y'inka, bagira umujinya cyane, babona ngo umwana agira ubwibone bwo mu mutima, bamushinja ibyaha atanakoze atanavuze. Bari bafitanye inzika, bari bafitanye bifu imaze iminsi ituruka ku ibyo byose. Igihe cyose uzabona bikugendekeye gutya, uzamenye ko ari uburyo bwiza Imana iguhaye bwo gutabarukana intsinzi. Reka noneho nkugerere ku ntego y'intsinzi ituruka mu gusuzugurwa. Mwene data ungurikiye kuri aya masaha, igihe cyaje kugera ayo magambo Dawidi yabwiye bene se y'umubabaro w'agasuzuguro Umufilisitiya asuzugura Abayisiraheli. Bene se kubera urwango bamwangaga baratekereje bati, Dawidi tutavugana kuri mama mu ishyamba ntabwo aguyeyo. Twari tuzi ko ziriya dubu n'impyisi n'inyamaswa bizizamutsinda hariya mu ishyamba, none ntabwo aguyeyo. Kandi icyo twangaga kazaza kuturogoya mu mitekerereze yacu, none atangiye kuza kutwigisha ukuntu twagombye kurwana turi abajenerali, undi atarageza akora n'irondo. Icyo ni ikibazo nawe wagira. Atangiye kutwigisha ukuntu turi burwane, atangiye kutwereka ukuntu Umufilisitiya ari kudusuzugura kandi ataturusha kubibamo. Tumaze imyaka mu myobo duhangana n'Umufilisitiya tunaniye. Twangaga amagambo y'aka gahungu tutavukana kuri mama. Niba impyisi zitaramutsinze mu ishyamba turakora iki? Bigira inama yo kujya kubwira Sawuli amagambo yose Dawidi yavuze. Mwibuke neza nimusoma Bibiliya muri iki gice cya 17 ku murongo wa 28, bene se bagiye kubibwira uwo bita Sawuli umwami wa Isiraheli kugira ngo barebe yuko yabakiza Dawidi. Ishyari ni ribi cyane bene da, kandi nubona abantu bakwanga cyane uzamenye ko muri we yagenda nk'umugisha ukomeye uruta uwo batunze, nta yindi mpamvu. Abanyungurikiye muranyumva cyane. Sawuli amaze kumva aya magambo atumaho Dawidi. Bari bataragirana ibibazo kuko Dawidi yari uwo mu ishyamba, aribwo Sawuli amubonye nta kintu bapfaga na kimwe, yamutumyeho nyine nk'umuntu bacobererejeho, nk'umuntu babwiye ibya Dawidi n'ukuntu. Sinahamya ko sinabura kuvuga yuko banavuze ko Dawidi avuze ko umwami yananiwe, umwami nyiri igihugu nta kintu amaze. Ntibabura kuba barabivuze kugira ngo bashyiremo umunyu n'urusenda maze Dawidi agwe ibwami. Nibwo rero umwami yamagaraga Dawidi, baraganira, aramubwira ati uriya ni umunyembaraga amenyereye urugamba ntiwamutsinda. Dawidi aravuga ati nge namutera mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli ari gusuzugura. Sawuli yanga kubyemera, aramubwira ati wowe uri umusore w'umugenda, ntabwo washobora guhangana na kiriya gihangange. Bibiliya ivuga yuko igihe cyaje kugera Sawuli aramubwira ati niwambare, igera imyenda yanjye y'urugamba rero mwana utaza kwicwa na kiriya kintu. Ayigera imyenda ariko biranga. Abahanga bakavuga ko rero icyatumye iriya myenda Dawidi atayigumishamo mu buryo bw'umwuka, Dawidi yanze kuzahangana n'intambara za Sawuli mu buzima bwe bwose. Iyo aza kwambara iriya myenda y'urugamba akayijyana ku rugamba rwana na Goliyati, cyari igisobanuro cy'uko intambara zose za Sawuli n'uburyo yayoboye imyaka 38 Imana itamwemera yaramuciye, ibyo byari kuzimukira kuri Dawidi. Dawidi imyenda yikuramo, aramubwira ati ntabwo ibi nabishobora, reka ndwane uko namenyereye.
uko Imana yantoreje mu ishyamba reka bari ko njya kurwana n'uriya Mufilisitiya. Imana ishimwe cyane. Uko Imana yagutoje nawe ari kuguma ku rugamba urwane kandi uzatabarukana intsinzi. Buriya bene so bakora kwijujutiye, bene so mu muryango cyangwa n'abandi watekereza nk'abantu bawe bagufata nka nyakabwana, kandi bigera igihe uranabibona. Buriya ni uburyo bwiza Imana yari yaguteguriye bwo kugira ngo urwane wenyine, ikwigishe tekinike batazi maze uzatera imbere. Kuko aho wacururizaga bari bahazi, baraharwanya kubera icyari bakugirira. Kuko ahantu ukorera ukura amafaranga atunga umuryango barahazi, bajya gushyiramo umunyu n'urusenda maze bikanga, batakwirukana. Impamvu Imana ikinguriye agasuzuguro ka bene so ngo kakugereho, yewe ndetse kabe katuma wimuka naho utuye, kabe katuma uba wenyine nyamwigendaho, ntawe wagize icyo ukorera ahubwo ari ukukunena no kugusuzugura. Nuko kugira ngo ubone ubundi buryo bwiza bwo kurwana urugamba uzagere ku ntsinzi batazamenya aho yaturutse, naho izindi zose wagiye ugeraho baza aho zaturutse, na niyo mpamvu bazirwanya bikemera. Dawidi rero mu gusuzugurwa na bene se yaje kubatera umugongo. Icyo gihe yabwiye Sawuli, yaramubwiye ati ngewe reka njye kurwana uko namenyereye. Hari uburyo Imana yari yamutojemo. Imana irashaka kugutoza kugira ngo wowe uko runaka ateye imbere ajya mu Bushinwa ntaba ari kuzatera imbere. Niyo mpamvu ibyawe bizavugirizwa induru. Bari bamaze kukunena nta wasangira nawe, ngo uraciriritse, ntiwize, nta bene banyu ngo ugira ngo bakomeye, ngo maze bazana ubwishongozi nk'ubwa Eliya bene na Dawidi, bazana ubwishongozi nk'ubwa Bashama bakuru ba Dawidi, bazana ubwirasi n'ubwibone bukomeye, maze mu bitekerezo byabo baraguca, baragutenga. Bamaze kugutenga usigara wenyine, ubumwe. Ariko bwa buryo bwiza bwo kugira ngo Imana iguhe umutungo batazamenya aho waturutse, iguhe ubutunzi, iguhe imyambaro, iguhe umuryango, iguhe inshuti batazamenya aho zaturutse. Kubera ubwibone bwabo bazi ko ari bo bagira inshuti nziza, bazi ko ari bo bazi kubana. Kubera ubwibone bwabo bazi ko ari bo bagira inshuti nzima. Kubera ubwirasi bwabo bazi ko ari bo bazi inzira ziturukamo amafaranga. Ariko Uwiteka arabareba. Nubona usuzugurwa cyane, buzaba ari uburyo bwiza Imana iguhaye bwo kunyura abanze bawe mu maguru kabaho. Ni uburyo bwiza Imana izabiguhaye bwo kunyura abanze bawe mu maguru ukabatsinda. Nubona usuzugurwa cyane, ndetse abagusuzugura bakabyigamba ko nta muntu ukurimo, ndetse bakabyigamba ko ntacyo uzimarira, ndetse bakabyigamba ko inzira zose zibonerwamo imigisha aribo bazifite, uzamenye ko ari uburyo bwiza Imana iguhaye bwo kubanyura mu maguru ugatera imbere. Nunkurikira uri buze gufashwa. Dawidi nuko byakomeje rero ageze ku rugamba, maze Umufilisitiya we Umufilisitiya nawe yakomeje yanzira. Hari uburyo ki ikintu cyiza ari Imana ikizanye waba umunyabwenge ukakizamukiramo. Ari abantu bagiye babona coronavirus ije, bamwe barahomba bajya hasi ubutazongera kwegura umutwe. Ariko tubyemeranywe neza ko hari abantu bateye imbere kubera coronavirus, kandi ubu butunzi bwabo burakomera ku buryo bukomeye cyane. Abandi barahombye ku buryo batazongera kwegura umutwe. Agasuzuguro rero gashobora guteza imbere bamwe, kagasuzuguza abandi, cyangwa se kagacisha bugufi abandi. Nuko byagendekeye Dawidi. Dawidi agihagurukana umuhumetso n'amabuye ye, ngo Sawuli yaravuze ngo ngiye kurwana n'inyoni koko. Akimajina ko ari inyoni muri we, niho gutsindwa kwahise gutangirira. Mbibutse neza ko iyo wamaze gusuzugura umuntu, ntabwo ugishyizemo imbaraga zo kumurwanya cyangwa zo kurwana nawe. Burya igihe kinini uhagurukana imbaraga urwana n'umuntu wamaze kubona ko ari igihangange. Mwatangiye kumva rero umumaro cyangwa se insinzi ushobora gukura mu gusuzugurwa ubaye maso. Sawuli ntabwo yageze afata pozisiyo zo kurwana, kuko wari uje imbere ye ngo bahangane yagaragaraga nk'inyoni. Maze Sawuli aravuga, se ndi burwane n'inyoni? Nge ntabwo nshobora kurwana n'imbwa, ntabwo narwana n'inyoni. Uranterana amabuye shawu n'inkoni, ngewe ndi imbwa. Ako kanya Sawuli Goliyati yahise ava muri pozisiyo yo kurwana. Mu bitekerezo bye, muri pozisiyo yiwe, kurwana bivaho, ahubwo asigara we ari kwibaza impamvu babura kurwana nawe, bakajya mu myobo bakamwoherereza inyoni, bakamwoherereza imbwa.
akiri kwibaza ibyo rero yasuzuguye cyane yabipinze mu buryo bukomeye. nagiye mbacisha akantu gatoya k'ababikinnye ukuntu bagiye babigaragaza. akiri muri ibyo nicyo gihe Dawidi yamukocoreye ibuye maze riramusekura yikubita hasi. abandi bahanga nabo njya nkurikirana bavuga ko burya Sawuli Goliyati yari agishyushye, iyo abona ubuvuzi bwihuse yari gukira, yabaye nkaho ahungabana. no guhungabana ni ukuvuga ngo yahise ko yikubita hasi agwa igihumure. bivuze neza cyane, yaguye igihumure. impamvu yaguye igihumure nuko ntiyari ari muri pozisiyo yo kurwana. noneho muri we ku mubiri we hikubitaho ikintu gitunguranye kimurusha imbaraga, yikubita hasi. ariko burya ngo ntabwo yari apfuye. abahanga bavuga yuko yabona ubuvuzi bwihuse iyo yitabwaho yari gukira. Dawidi nawe kuko yari maso ahita yihuta, ya nkota ya Goliyati niyo Dawidi yamucishije igihanga, akimuca agishyushye akiri na muzima. mu by'ukuri iyo ubikurikiye neza usanga nawe ibyo bahanga bavuga bishobora kuba ukuri, kuko Goliyati ntiyegeze ahagarara muri pozisiyo y'abantu barwana, no muri mayindizi we yabikuyemo. nuko nguko rero nkurikiranye uzagera ku ntsinzi Uwiteka yashimye kuzageraho, kandi mu buryo yateguye biciye muri uko gusuzugurwa. abakurwanya n'abakwanga n'abagusuzugura hari ibyo batazirirwa bakurwanyamo kuko babona utabishobora. nutangira gucuruza bazavuga ati ubundi uriya yacuruje hehe, uracururije. Dawidi yataza gusuzugurwa na Goliyati ntiyari kumutsinda. kugira noneho mbikubwire neza ubyumve neza, Sawuli yarazi neza ko Goliyati ari igihangange amenyereye ibintu by'intambara. nicyo rero cyatumye gutsinda Abisiraheli bidakunda vuba vuba. nicyo cyatumye gutsinda Goliyati bidakunda vuba vuba. bari barananiwe ahantu bari baranze kuharenga ngo batsinde Goliyati, ahubwo baragumye mu myobo baranze gusohokamo. intsinzi ituruka mu gusuzugurwa rero. niba wicaye ku ntebe yo gusuzugurwa, izo ntebe zibaho kandi Imana niyo izitegura. niba wicaye ku ntebe yo gusuzugurwa, yicareho neza, usobanukirwe icyo Imana ishaka ko uhigira, usobanukirwe icyo Imana ishaka ko uhamenyera, usobanukirwe icyo Imana ishaka ko uzaba cyo kuri iyo ntebe yo gusuzugurirwaho. kandi niba wicaye ku ntebe bubahiraho abantu, witonde cyane ntuzayisuzugurireho abantu. niba wicaye ku ntebe bubahiraho abantu, uzibuka ko igihe kizagera iyo ntebe igakurwaho. murakoze, Imana ibahe umugisha. mwumve kandi mwumvirize iri jambo. gusuzugurwa bishobora kuvamo intsinzi ikomeye, bigaha uwari insuzugurwa kunyura abamusuzugura mu maguru agatera imbere bitari buzashoboke, kuko inzira zose yanyuragamo bari bazizi bakazifunga. bamara kumusuzugura bakamugira igicibwa, ka gasozi ka wenyine hakaba ari Imana imwigishiriza tekinike zo gutera imbere batazizi, agatera imbere bikabatungura, amagambo akaba menshi. yandi nagiye mbabwira. ahari nawe nuko byakugendekeye, ntuze kwiheba, ukomerere ku iyo ntebe yo gusuzugurirwaho. igihe kizagera bihinduke, kandi abakusuzuguye bose bazatungurwa nabyo. nari nzinduwe no kubabwira yuko intsinzi ituruka mu gusuzugurwa ishoboka, kandi Dawidi nawe yayigezeho, nawe wayigeraho. kujugunywa mu ishyamba biri mu buryo butandukanye, ntuzatungurwe nabyo cyangwa ngo uterwe ubwoba nabyo. Imana ibahe umugisha cyane. mukomeze mudukunde, kandi nunezezwa n'iki cyigisho cyoherereze mugenzi wawe. murakoze, nibwo buryo bwiza bwo kudutera inkunga kuri Kunda Ubwenge TV. reka nsoza nsenga. Imana yacu, Imana nziza, Imana ikomeye, Imana idukunda, so Umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye. tumaze kuganira n'abantu bawe, ijambo ryawe urigwize mu mitima y'abantu, kandi urivomerere kubw'imbabazi zawe, rishishe kandi rikure, kandi rizagira umusaruro mwinshi. dusenze gutyo tukwiringiye mu izina rya Kristo Yesu, urakoze. amen. ni kuri Kunda Ubwenge
ubwenge TV ko byose abari kuri telefone n'abari nubwo wabaye. Don't waste my time, little boy. You're too young.